Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusesengura ikibazo abantu benshi bahura nacyo, cyane cyane abifuza gutangira bizinesi iciriritse, niba muri kino gihe gutangiza bizinesi ifite igishoro gito niba bigishoboka. Kubera ko nko mu myaka 5 ishize cyangwa na mbere yaho, wabaga ufite nk'igishoro cy'ibihumbi hagati ya 200 na 300, ukaba watangira nk'aka bizinesi gaciriritse, wenda nk'akabotike gato k'ibiribwa n'ibikoresho by'isuku ahantu haciriritse nko mu cyaro no mu mujyi ahantu ubona ko hataratera imbere cyane. Ese uyu munsi nko muri uyu mwaka wa 2026 birashoboka ko waba ufite icyo gishoro cy'ibihumbi hagati ya 200 na 300 ukaba watangiza aka bizinesi gatoya nk'uko byari bimeze muri icyo gihe? Reka tubirebere hamwe tugendeye uko ibintu bihagaze muri kino gihe. Iki kiganiro nagiteguye kugira ngo ifashe wa muntu wumva ko afite amafaranga makeya, wenda yari afite nk'umushinga wo gucuruza butike cyangwa n'indi bizinesi iciriritse, ategereje kuzatangira ari uko yabonye igishoro kinini cyangwa amafaranga menshi. Biramufasha guhindura imyumvire. Banje kuguha ikaze muri kino kiganiro, ngiye nk'ibisanzwe kugutegura nkanakugezaho. Nitwa Ernest. Niba utarakora subscribe wibuke uyikore, ukande na like. Kino kiganiro nubona hari icyo kigufashije. Ubushakashatsi ku mishinga mito n'iciriritse bwagaragaje ko gutangira bizinesi bidasaba buri gihe igishoro kinini gusa, ahubwo icy'ingenzi ari uburyo igishoro gito gicungwa cyangwa gikoreshwa. Uko ugiye gutangira ahitamo isoko, ubwo nyine ni ugusuzuma abakiriya n'uburyo yongera bizinesi ye gahoro gahoro. Bisobanuye neza ko igishoro waba ufite cyose ushobora kukigoragoza ukaba wagira icyo utangira. Tutagiye muri byinshi, ngendeye kuri experience nabonye ku bucuruzi cyane cyane ubwa butike, nanagendeye no ku bushakashatsi, kigaragara ko nuko gukoresha igishoro gito ushaka gucuruza butike y'ibiribwa n'ibindi bikoresho bikenewe by'ibanze cyane cyane iby'isuku biracyashoboka, ariko bigaterwa n'aho ugiye kuyikorera. Gusa ku gishoro cy'ibihumbi 200 no munsi yaho bishobora kugorana, ariko ufite nka 300 bishobora gukunda, cyane cyane ku muntu wifuza gutangira nko mu cyaro cyangwa no mu mujyi, nko muri za santere ziba ziciriritse, hahandi ibisabwa kugira ngo utangire biba bidahenze cyane. Usanga ikintu gihenze cyane kugira ngo umuntu atangire bizinesi muri kino gihe ari ahantu ho gukorera, inzu yo gucururizamo, cyane cyane iyo ari ahantu mu mujyi cyangwa ahantu hari santere zikomeye. Yego n'ibicuruzwa byarahenze cyane ugereranyije na mbere, ariko ibicuruzwa nubwo watangirana bikeya ntacyo biba bitwaye. Ikibanza ari nacyo umuntu yakabanje agasuzuma mbere y'ibindi byose, ni ukubanza akamenya niba hagiye gukorera azabona abakiriya, akaba yabanza akiga isoko, akaba yabanza akibaza ibi bibazo: ese ko hano hantu ushaka kuza kuhacururiza butike iciriritse nzabona abazaza kugura ibiribwa n'ibindi bikoresho cyane cyane iby'isuku? Cyangwa se ese abantu b'aha hantu ni abantu bakunda guhahira ahantu haciriritse cyangwa begera guhahira mu maduka akomeye? Ukabanza ugasuzuma ibyo bibazo n'ibindi bisa nkabyo, n'ibijyanye n'abakompetitors cyangwa se abasanzwe bahakorera, uburyo uzahangana nabo kugira ngo uzabone abakiriya. Ukaba wafata umwanzuro ko ugomba gutangira cyangwa utagomba gutangira bitewe n'isuzuma wakoze cyangwa ko wabonye aho ushaka gukorera ukuntu hameze. Rero iyo wamaze gusuzuma ibyo ngibyo, n'igishoro gikeya wenda nka 300 nk'uko twabibonye, birashoboka kuba watangira. Gusa ku rundi ruhande n'ibihumbi 200 birashoboka kuba watangira, ariko hatarimo ay'ubukode, wenda usanzwe wifitiye nk'ahantu hawe ho gukorera cyangwa se no mu isoko, aho ushobora kuba wabona nk'ikibanza cya makeya cyo gucururizaho. Urumva ko utakwicarira aho ngaho, rero wayatangiza. Noneho tugendeye kuri biriya bihumbi 300 nk'igishoro twabonye ko gishobora kugufasha gutangira, harimo n'ubukode ku muntu ariko ushaka gukorera mu cyaro cyangwa no mu mujyi, birashoboka. Kuko hari nka karitsiye zo mu mujyi usanga harimo nk'utundi dukaritsiye duciriritse cyangwa ahantu navuga ko hatari umuhanda nyabagendwa, noneho aho hantu hakaba hatuye nk'abantu benshi. Abo bantu bakajya bakenera ahantu habugufi ho guhahira ibintu by'ibanze bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, nk'ibyo muri butike n'ubundi. Ugasanga aho hantu harakodeshwa nk'ibihumbi 30, 35, 40 bitewe n'aho ariho. Mu cyaro hoho hashobora no kuboneka 15, 20 na 25 bitewe n'aho ariho. Ariko wenda reka dufate yuko aho wabonye ari mu mujyi, nko mu gakaritsiye gatuyemo n'abantu benshi, navuga ko abo bantu bafite ubushobozi buciriritse. Ushobora kuhabona wenda nk'ubukode bw'inzu ya 35. Wajya gutangira kuko bwaba ari ubwa mbere bakakwishyuza nk'amezi 2 ibihumbi 70. Kimwe nuko ushobora no kugira chance bakaba bakwishyuza n'ukwezi kumwe, ukishyura 35.
ubwo ndi kubarira muri cya gishoro cy'ibihumbi 300. ubwo urumva mu bihumbi 300 nidukuramo 70 hazaba hasigaye ibihumbi 230. muri 230 ugomba gushakamo ibikoresho, wenda ugakoresha nk'aka etajeri gato gaciriritse nk'ak'ibihumbi 35 na kontwari itarengeje 25. ugashaka n'umunzani wakoze n'ubwo waba wifashishije uw'urushinge ndakeka utawubura utarengeje ibihumbi 20. byose hamwe ibyo bikoresho n'umunzani bigafata ibihumbi 80. ubwo mu gishoro cya 300 twari dufite hasigaye ibihumbi 150. urumva ko 1/2 cy'igishoro kigendeye mu bukode n'ibikoresho by'ibanze. mu bihumbi 150 bisigaye, kubera ko nk'uko nabanje kubikubwira, ahantu ushaka gukorera ugomba kubanza ukamenya ko ibyo ugiye gucuruza uzabona ababigura ari bo bakiriya, ukamenya abantu bahatuye niba bafite ubushobozi buciriritse buzatuma bagura ibyo bintu biciriritse. wenda nk'iyo sabune ya Desa, iyo robo y'isukari cyangwa munsi yaho icyo kibiriti cya 50, ayo makara ya 500 cyangwa no munsi yaho, izo mboga, ayo mavuta ya Desa n'ibindi bintu abantu bakinira, navuga ko ari iby'abifite amikoro makeya. kubera yuko hari nk'igihe umuntu ajya gucururiza ahantu yifitiye nk'icyo gishoro gitoya, agiye gucuruza utuntu dukeya duciriritse, ariko aho agiye hakaba hatuye abantu benshi nka 90% ari abantu navuga ko b'abakire bafite ubushobozi bufatika, ari ba bandi bahahira ahantu hiyubashye nko mu masupermarket cyangwa se mu maduka akomeye. ugasanga ugiye gukorera aho ngaho ariko abakiriya ukabona ni hafi ya ntabo. niyo mpamvu iki kintu ugomba kubanza ukacyitondera. iyo rero umaze gukora iryo suzuma ubona ko abakiriya bazakenera kugura ibyo ushaka gucururiza aho hantu, cya gishoro twabonye cy'ibihumbi 150 cyasigaye tumaze gukuramo ibikoresho by'ibanze, uba ugomba kuranguramo stock y'ibintu by'ibanze ubona ko bizakenerwa. hari abumva ko bagomba guhita barangura imifuka y'imiceri, kawunga, umufuka wose w'isukari n'ibindi. oya, kubera yuko igishoro gisigaye kizaba ari gito. uko uzabikora uzagenda urangure utuntu dukeya kuri buri gicuruzwa. ubwo hari aho batemera gutanga bikeya, ariko si bivuze yuko hadahari. ugomba gukora akazi ko kuba wahashakisha. reka dukomeze turebera hamwe imibare bitewe n'uko ibintu bihagaze muri kino gihe ku bintu bijyanye no kurangura, nk'uburyo bwo kugira ngo ibihumbi 150 umenye uburyo ki bwiza bwo kuba wayaranguza. gusa nkwibutsa yuko iyi mibare nagiye nifashisha ni nka sampa nagiye nifashisha kugira ngo wumve ko nyine amafaranga makeya wayakoresha n'uburyo ki ushobora kuyaranguza. ibi bishobora guhinduka bitewe wenda n'ikindi gishoro ushobora kuba ufite kirenzeho, cyangwa se ufite nk'iki ngiki n'ubundi twifashishije, ariko uburyo turi kubibaramo bigatandukana n'ubwawe bitewe n'uko aho wagiye kurangurira ibiciro bihagaze. tugereranye yuko umufuka w'isukari ugeze nko ku bihumbi 70 bitewe n'aho ariho. ushobora kugenda ukaba warangura igice cy'amafaranga ibihumbi 35, ugasigara ibihumbi 115. ukarangura igice cy'umuceri wa wundi navuga ko uciriritse uzagurisha hagati y'amafaranga 3 n'5. igice ukaba ushobora nko kugifatira ku bihumbi 15. ukaba warangura n'agafuka ka kawunga k'ibiro 10 gashobora kugufata nk'ibihumbi 9. ubwo muri ya yandi 115 yari yasigaye twaranguye isukari, hongeye turangura igice cy'umuceri n'akawunga bifata ibihumbi 24. byose hamwe isukari, akawunga n'umuceri ibihumbi 59. dukuyemo muri bya bihumbi 150 turasigarana amafaranga ibihumbi 91. ubwo ku muntu wumva imibare ndizera turi kugendana neza. noneho ibihumbi 91 asigaye urakuramo nka litiro 10 z'amavuta y'ubuto. muri iyi minsi ndibaza ko zitarengeje ibihumbi 27. ugahita unakuramo n'igice cy'ikarito y'isabune nayo ushobora kuba itarengeje ibihumbi 8500. muri 91 yari asigaye dukuyemo 35 by'ayo mavuta n'isabune, hasigaye amafaranga ibihumbi 55,500. iyo 55,500 rero ushobora gufata nka 45 ukaranguza ibintu byo gushyira muri etajeri nubwo biba ari bikeya, bya bindi bizagaragaza ko nyine aho ngaho ari muri botike. nabwo ukagenda urangura utuntu duke kuri buri gicuruzwa aho bishoboka. niba ari ubwoko bwaje ukagenda waka nka 1/2. niba ari biswi bishoboka ko bayicamo kabiri bakaba baguha 1/2 cyayo.
niba ari ibirungo bijya mu biryo naho ukagenda waka bike bike n'ibindi gutyo gutyo. Noneho iyo tumaze gukuramo ibihumbi 45 muri 55,500 yari yasigaye, hazasigara ibihumbi 10,500. Noneho mu bihumbi 10,500 asigaye ushobora kugenda ukaranguramo ibintu bijyanye n'imboga n'ibitunguru, intoryi, karoti, inyanya. Usibye ko inyanya zo muri kino gihe akenshi ziba zinahinze, zozo ushaka wabona zihoreye ukazazirangura na nyuma wamaze kubona andi mafaranga. Gusa ariko ukabanza ukitonda, bino bintu by'imboga ntabwo ari itegeko yuko uhita utangira ukabirangura, kuko hari nk'igihe ubirangura bitewe n'uko aribwo ugitangira utaramenyereza n'abakiriya, bikaba byaguhombya kubera yuko ari n'ibintu byangirika vuba. Bivuze ko ushobora no kuba ubyihoreye, ariko nyine byaterwa n'aho ugiye gukorera n'uko uhazi. Rero nk'igihe nabyo uhise ubitangirana ushobora kutarenza ibihumbi 5 urangura nk'ibyo bijyanye n'imboga, ukagenda ukazana intoryi nkeya za 2, karoti wenda nk'iz'igihumbi, ibitunguru wenda nk'iby'igihumbi nabyo, nyine ukabikora muri ubwo buryo bitewe n'aho urangurira. Ni mu rwego kugira ngo nyine ukore sample y'ibicuruzwa, ahangaha utazagenda unavuga ati ugiye ngo uhite ushaka inyungu bwa mbere. Ntabwo iyo ugitangira ino business ya botike cyane cyane nk'uko noneho uba watangije n'amafaranga makeya uhita witega yuko ugiye guhita ubona inyungu. Urabanza ugategereza, kuko ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri hari n'ubwo umuntu abanza kuba hari ibyo ahomba. Muri bya bihumbi 10,500 twakuyemo ayo y'imboga ibihumbi 5, hasigaye amafaranga ibihumbi 5,500. 5,500 none hazasigara niyo azaba nk'igice cya transport cyo kugira ngo bya bindi waranguye bibashe kuva aho wabiranguriye ubijyana aho ugomba gucururiza. Ubwo nyine muri ibyo bihumbi 5,500 hakavamo ayo transport n'ibyo uzifashisha upfunyikiramo abakiriya, ubundi ugatangira gucuruza ibyo. Hanyuma uko uzagenda ucuruza niko mu mafaranga wacuruje uzaba ugenda ufata yandi wacuruje urangura n'ibindi bintu unashingiye ku bindi abakiriya bagenda bakubaza. Ugenda wongera ibicuruzwa gake gake, niba ari na bya birayi, igitoki ugashyiramo, ibyo bishyimbo bibisi n'ibihiye nabyo ukabyongeramo, ukaba warangura n'umufuka w'amakara n'ibindi bintu nabyo ukaba wakongeramo, n'ibyo muri etajeri nabyo ukagenda wongeramo bitewe n'uburyo business yawe iri kugenda ikura gake gake. Ushobora kwibaza cya kibazo kindi, ati se inyungu ibihagaze ute? Inyungu ya botike rero iraboneka bitewe n'abakiriya wabonye, ariko ukirinda gukopa cyane. Ibicuruzwa byo muri botike byunguka udufaranga dukeya, ariko nabyo uburyo bigurwa, iyo wagiye ahantu heza ukabona abakiriya benshi ku munsi bagura, nanone bigaterwa n'ingano y'ibicuruzwa ufite, twa dufaranga duke duke tuza kuri buri gicuruzwa tukagenda tuza ari twinshi, tukagenda twiteranya. Ugasanga nk'urugero nk'umuntu ucuruza nka botike aho afitemo nk'ibicuruzwa bihagaze nk'ibihumbi 350 kuzamura, ugasanga ashobora kubona nk'inyungu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 ku kwezi, wenda yakuyemo ubukode, umusoro n'ibindi. Ariko iyo nyungu nyine ikaboneka nk'igihe umaze igihe kinini ukora. Ubwo rero urumva ko botike yunguka mu gihe wagiye gukorera ahantu hari abakiriya. Niyo mpamvu nk'uko twabibonye aricyo kintu ugomba kubanza ugasuzuma mbere y'ibindi byose. Tugana ku musozo rero, ku muntu wibazaga ko kugira igishoro gito niba bishoboka gutangira business ya botike nk'iyo ntoya navuga ko iciriritse, birashoboka ko wayitangira muri kino gihe, nk'igihe waba ufite kiriya gishoro cy'ibihumbi 300, aho kugira ngo ugipfushe ubusa ntugikoreshe, ukagikoresha neza gake gake ukurikije kuriya twagiye tureba nk'uburyo bwiza bwo kugenda urangura. Gusa hari akantu navuze ku bindi bisabwa kugira ngo utangire business, bisaba yuko wiyandikisha kugira ngo ukore business yemewe n'amategeko uzajya unasora. Ntabwo iyo ugiye gutangira aribwo bwa mbere uhita usora, wenda utavuga ati muri cya gishoro uzakuramo umusoro. Icyo uzakora ni ukubanza ugashaka ibyo byangombwa mbere y'uko utangiye, cyangwa se nka nyuma y'iminsi mike utangiye, noneho ukazatangira gutanga umusoro wa leta nka nyuma y'imyaka 2 utangiye. Wakoze cyane we twabonye muri kino kiganiro. Niba wagikunze wibuke gukora subscribe, like na sharing kuri bagenzi bawe. Dusubire mu bindi biganiro.